Reka nongere mbahe ikaze mu biganiro bya XYZ tuyoganira kuri update ya Pi network. Ni update bise Fast Track KYC. Ni uburyo KYC irimo iravugururwa kugira ngo ijyane n'igihe ikinjizwamo ikoranabuhanga ryinshi cyane kugira ngo ifashe abantu mu buryo bwihuse ukinjira muri Pi network. Bagize bati kwinjiza Fast Track KYC gufasha abapionieri bashya gufungura Pi wallet mu buryo bwihuse. Pi network yatangije uburyo bushya bwitwa Fast Track KYC bukaba bushingiye ku mikoranire n'ubwunganizi bw'ubwenge buhangano AI mu rugendo rwo gusuzuma no kwemeza imyirondoro KYC. Ibi bituma abapionieri bashya ndetse n'abataratangira gukoresha Pi babasha gukora KYC hakiri kare, bityo bagahabwa uburenganzira bwo gukoresha ibikorwa bya Mainnet vuba kurusha uko byari bisanzwe. Ibi byubakiye ku mpinduka zerutse aho abantu bemejwe muri KYC bashobora gufungura Pi wallet zabo mbere yo gusoza Mainnet migration. N'indi ntambwe yo kwagura uburyo bwo kubona serivisi za Pi ariko hubahirizwa umutekano ukomeye. Icyo Fast Track KYC ivuze: uburenganzira bwo kwinjira kare mu mikorere ya Pi. Mbere umupionieri mushya yagombaga gukora nibura mining 30 kugira ngo abe yemerewe gutanga KYC isanzwe bayivalidating yemerwe. Ibyo byatumaga habaho gutinda hagati yo kwinjira muri Pi no kuba wabasha kugira ku bikorwa bya Mainnet. Noneho binyuze muri Fast Track KYC yashyizweho, abapionieri bafite munsi ya mining 30 n'abatari basanzwe bakoresha Pi binjiye vuba bemerewe kwinjira muri gahunda y'igenzura ryihuse rya KYC ryo gufungura Mainnet wallet yabo hakiri kare. Iyo bemerewe bahita babona iyi gahunda muri Pi wallet app bagatangira KYC, hanyuma bamara kwemezwa bakabona uburenganzira bwo gukoresha Pi wallet kuri Mainnet. Ibyo Fast Track KYC ishyiraho: iyo wallet imaze gufunguka, umupionieri ashobora gutangira gukoresha Pi apps, ubucuruzi bwo mu karere aherereyemo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bya Pi. Ariko ntabwo bivuze ko Mainnet migration ibaye. Amafaranga abaracukuye ariyo ya Pi ntahita yimurirwa muri Pi wallet kugeza igihe umupionieri yujuje ibisabwa byose, harimo no gusoza za mining 30 mining sessions 30. Fast Track KYC ikorerwa muri Pi ubwayo, ntabwo ikenera serivisi z'inyongera z'abantu baza gufasha ama KYC, ahubwo ikurikiza inzira zisanzwe mu gukora KYC, kandi na migration nayo ikorwa hakurikije inzira zisanzwe. Ibi ni ingenzi kuko bituma Pi igira uburyo bwayo bwizewe bwo kwemeza imyirondoro no gufasha abapionieri bashya gutangira gukoresha wallet zabo. Imiterere n'ubwishingizi: Fast Track KYC ntabwo bivuze ko uwatanze abandi akorerwa vuba cyane. Dosiye zidahuye n'amabwiriza zisubizwa nk'uko bisanzwe. Nubwo igufasha kugera kuri Mainnet wallet mu buryo bwihuse, uburyo bwayo bushobora kuba bunoze cyane kuruta KYC isanzwe kubera ko bushingiye ku mikorere n'imikoreshereze ya AI. Ese hazakurikiraho iki? Nyuma yo kugenzura no gusuzuma uko Fast Track KYC ikora, iyi tekinoloji ishobora kwinjizwa muri KYC isanzwe, bityo igafasha kugabanya imbogamizi mu rugendo rwa migration no koroshya imirimo y'abagenzuzi aribo twita abavalidators bavalidatinga ama KYC. Iyo systeme ya Pi na AI byayo bisa naho bitabona neza ko wa muntu ukora KYC ari koko ukuri iyo barebye liveness ye ndetse n'amafoto ari ku byangombwa. Guteza imbere Pi network: Fast Track KYC ni igice cy'icyerekezo cya Pi cyo kubaka ubukungu bw'ikoraniro rishingiye ku bantu b'ukuri kandi bemejwe, kubera ko bituma abapionieri bashya bajya mu bikorwa
bitandukanye bya ekosisteme ya Pi hakiri kare bizafasha abubaka porogaramu developers ndetse binongere kugerageza Pi apps ku bantu benshi bamaze kwemezwa. Kugenzura imyirondoro binyuze muri KYC ni ingenzi mu kubungabunga umutekano wa Pi ecosystem, kubahiriza amategeko ndetse no gutegura ihuriro rya serivisi zikeneye imyirondoro y'ukuri. Kugeza ubu Pi imaze kugeza ku bantu miliyoni 14,420 bamaze kwimurirwa kuri Mainnet blockchain bakoze KYC neza zikemezwa. Ibi byerekana ko icyerekezo cya Pi cyo kubaka blockchain yemejwe ndetse ikanakira KYC ari icyerekezo gihamye kandi gifite intego ndetse gishyigikiwe n'iterambere ry'inganda z'isi ziri gushyira imbere amategeko n'uburenganzira ndetse n'ubuziranenge, ndetse ashingiwe no kuri gahunda ndetse n'ikoranabuhanga rya ERC 3643. Andi makuru, KYC none iraboneka kuba andi makuru KYC noneho iraboneka ku bantu bo muri Syria nyuma yo gukurwaho ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihano iki gihugu kiri cyarafatiwe ariko bikaba byakuweho mu iteka Executive Order 14312. Iyi Fast Track KYC ni indi ntambwe ikomeye mu rugendo rwo kubaka ubukungu bw'isi, kandi urakaba ari urugendo rurimo kubahiriza amategeko ndetse rurimo n'umucyo ku bantu batuye isi bose. Iyi niyo update yasohotse, ni update iboneka ku rubuga rwa mainnet.com, ukajya kuri community none ugakanda kuri blog nawe ugenda ubona ama update asohoka agiye atandukanye. Ibiri muri iyi update rero ni ibintu byiza, ni ibintu byo koroshya KYC. Twe tuzi ko ubundi umuntu wabonaga KYC umaze byibuze ku mining session 30 yobaga uri umupioneer mushyashya, ariko ubu ntabwo ariko bigiye kugenda, kuko umuntu azajya abona KYC akinjira ubone KYC, ariko iyi KYC nubwo uyibonye ariko migration ntabwo izajya ihita ikorwa. Migration yo izajya itegereza za mining session 30 ndetse wamaze no gucompletinga ibyo ugomba gucompletinga biri kuri Mainnet checklist. Ariko nyuma yo kwinjira mu pioneer mushya uka-creatinga wallet biri kuri Mainnet checklist ukabyuzuza, uzajya ubona KYC. Ariko nanone iyi KYC ni nziza cyane nubwo nta migration izajya ihita ko kanya, ariko umuntu azaba yemerewe kugira uruhare cyangwa na wallet ye nubwo nta Pi zizaba ziriho, ariko ya wallet izajya ibiri kuri Mainnet, ku buryo uzajya wemererwa kugura Pi ndetse ukemererwa no kuba wagira uruhare mu bikorwa bitandukanye bya Pi ecosystem, kubera ko wallet yawe izabiri active, izaba ikora mu kuri, izabiri active. Birumvikana uzaba wabasha kuyiguriraho Pi ndetse uzaba wabasha kuyikoresha wakubaka ibyo wubaka muri Pi ecosystem ukoresheje App Studio, kuko uzaba ufite uburyo wishyura gute. Niba kugira ngo Pi App Studio iriya AI bashyize muri Pi ecosystem ikubakire app bitewe na prompt wayihaye, tuzi ko bisaba Pi kuba ufite Pi byibuze imwe. Iki rero wahita uyigura noneho kugira ngo nawe udacikanwa n'ibyo benshi bagerageje, benshi bumva bagomba kuranenga ibikorwa muri Pi ecosystem batanga amaserivisi atandukanye. Rero iki kikaba ari ikintu cyiza cyo korohereza abapionieri ndetse n'umuntu ukimenya Pi yumva yahita agura Pi akazibika hariya akazitekingira hariya. Ni byiza. Hari abantu bari bazi ibintu by'amakrypto, hari n'abantu babizi ubu ngubu ariko badafite amaPi, ugasanga yaba yaguze na Pi zikaba ziri kuri izi exchange runaka, ariko nawe aje akakanya yahita yemererwa. Rero iki akaba ari ikintu cyiza cyane, ndetse kuba KYC igiye gukorwaho cyane n'ubwenge buhangano AI. Bavuze ko nyuma
ubu buryo bugiye kuzahita bwinjizwa muri KYC isanzwe, akaba ari bwo buzajya bukora. Ikigaragara ni uko basa naho bari kubugerageza, ariko nanone twabonye ko Pi Network n'ubundi igerageza ikintu yamaze kubona ko ari ikintu cyiza kandi kizaba successful. Aya rero akaba ari amakuru meza cyane cyane, bati Pi rwose ni umushinga mwiza nk'uko babyivugiye, bati ni umushinga ukomeye kandi ni umushinga ugamije guteza imbere ubukungu bw'isi, bati dore ko ni umushinga ushingiye ku ikoranabuhanga risesuye, ni umushinga ugendera ku mategeko kandi ndetse n'ubuziranenge, hakaba hari icyo bita umucyo transparency, kuko ni umushinga nanone ushingiye kuri ERC 364 ry'ikoranabuhanga rya Ethereum, ari naryo rizasohokeraho smart contract za Pi Network. Urumva rero gukurikiza amategeko, nanone transparency izabirimo bizajya bituma n'aya smart contract rwose aba aya mbere, ni igihe azasohokera kandi aruganwa n'abantu benshi, bigatuma Pi Network izamuka ndetse inamenyekana ku ruhando mpuzamahanga rw'imishinga ya crypto ikomeye cyane. Ni update nziza KYC irimo amakuru meza, ndetse ni update yerekana ko Pi ntacyo itarimo gukora. Please, nubwo abantu basa n'abarambiwe bati Pi komeza yubaka buri gihe tukajya ngo ibintu bigiye kujya hanze, ahubwo iratangaza ibindi byubaka, irimo irubaka. Kubaka rero nibyo byiza, kugira ngo ujye mu nzu idafite amadirishya, idafite imiryango, cyangwa se idafite ibyumba, ahubwo wabikora gake gake nk'uko barimo babikora, ko barimo kubaka ikintu gikomeye kandi cya kintu kizahindura ubukungu bw'isi, ndetse kikazahindura n'abana bari bo bose bamenye uyu mushinga wa Pi Network.